mwongeye kwirirwa nk'uko bisanzwe ni kubw'Imana Jean Claude bisanzwe nk'uko nsanzwe mbagezaho amateka agiye atandukanye. Uyu munsi ndashaka kutuganira ku mateka y'abamikazi bavugaga rikijyana. Ku muntu utumva neza, abamikazi bishatse kuvuga abagore b'abami bategetse nk'abami ubwabo cyangwa bafite ububasha bwihariye, batari abagabekazi cyangwa ba nyina b'abami, ahubwo bari abagore b'abami. Nubwo amateka y'u Rwanda atagaragaza ko hari umwami w'umugore wategetse nk'umugabo, hari abamikazi cyangwa abagore b'abami bagaragaje ububasha bwo hejuru, bakaba baravugaga rikijyana mu Rwanda rwo hambere. Reka nguhe urutonde rw'abamikazi bavugaga rikijyana, bivuze abagore bategetse cyangwa bafite ububasha nk'ubw'abami. Umugore wa mbere cyangwa se umwamikazi wa mbere yitwaga Nyirarugenge, yari umugore w'umwami Gihanga, umwe mu bami ba mbere bategetse u Rwanda. Ni umwami wari ukomeye cyane ndetse wafashe u Rwanda arugira u Rwanda tuzi ubu ngubu koko. Nyirarugenge rero ni umwe mu bagore bavuzwe mu mateka nk'abafite ububasha n'ubuhangange mu miyoborere. Yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere imyemerere ya Kinyarwanda n'imihango ya kera. Izina rye ryakoreshejwe n'uturere twishi nko mu mujyi wa Kigali, Nyamirambo na Nyarugenge, kuko ngo yahatuye kandi yahagize ibyicaro. Umugore wa kabiri cyangwa se umwamikazi wa kabiri yitwaga Nyirarunyonga. Nyirarunyonga rero yari umugore w'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Yagize uruhare mu gutanga inama no gufata ibyemezo bikomeye ku ngoma y'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Nawe azwi nk'umugore wavugaga rikijyana kandi wubashywe cyane mu gihugu. Umugore wa gatatu cyangwa se umwamikazi wa gatatu ni Nyirakigeri wa mbere. Yavuzwe mu mateka ya mbere y'ubwami, akaba umwe mu bagore bavugaga rikijyana mu gihe cy'abami. Nubwo bitanditswe cyane mu mateka y'u Rwanda, mu mivugurire y'amateka byavugwaga ko yari umukandida ukomeye ku ngoma mu gihe umwe mu bami yari amaze gupfa. Izina rye ryasubiwemo n'abami baje nyuma ya Kigeri wa mbere Mukobanya. Umugore wa kane cyangwa se umwamikazi wa kane bamwitaga Nyirakabuga. Yari umuyobozi ukomeye w'imiryango y'abagore, afatanya n'abami mu kuyobora iby'imbere mu gihugu. Yagize uruhare mu kubaka imiyoborere ishingiye ku buringanire hagati y'ingo n'ingoma. Umugore wa gatanu cyangwa se umwamikazi wa gatanu bamwitaga Nyirampundu. Nawe akaba ari umwe mu bagore b'inkazi cyane mu mateka ya kera cyane. Azwi mu nkuru za Gisaka na Gihanga nk'umugore w'intwari wagiraga ijambo ku rugamba no mu rugo. Ijambo rye ryagiraga ingaruka nk'iry'umwami. Urumva nyine yaravugaga rikijyana. Ibi ntabwo uzabyumva ahantu henshi cyane, ariko aba bagore bari abagore bavugaga nk'abami cyangwa se bagategeka abami bakabigenderaho. Babaga bubashywe cyane by'akarusho ku bandi bagore. Bagize uruhare mu miyoborere, imyemerere, uburere bw'abana b'ingoma n'imibanire y'imiryango. Hamwe mu turere cyangwa ibice by'u Rwanda byitiriwe amazina yabo nka Nyirarugenge na Nyirampundu. Nubwo mu mateka y'u Rwanda nta mwamikazi wategetse igihugu nk'umwami, abamikazi bamwe baravugaga rikijyana bafite ububasha n'ubuyobozi bukomeye ku buryo bashoboraga kwitwa abamikazi b'imena. Bavuzweho byinshi mu mivugo, mu migani, ibisingizo by'ibwami. Bari abategetsi, abayobozi n'abajyanama, kandi amateka y'u Rwanda ntiyarangiza atabavuzeho. Numara kureba iyi video ntiwibagirwe gukora subscribe, like cyangwa se kwisangiza abandi. Murakoze kudukurikira kuri SF Media TV. Stay on touch, ndabakunda.